muri iyi si dutuye ntigizwe n'abantu gusa, tw'abantu tuyirimo gusa n'ibindi binyabuzima byinshi biyirimo, byaba ibimera yaba izindi nyamaswa. Ibi byose ni ibintu ushobora kubonesha amaso yawe. Gusa bimwe mu ibyo binyabuzima natinze ku muntu ushobora kuvugamo ikinyabuzima bita inzoka. Iki ni ikinyabuzima gifitanye amateka maremare cyane n'ibihe bya kera byashize. Nko muri biyo ubwaho hagaragara yuko iki kinyabuzima cy'inzoka cyo ubwacyo ari umushukanyi, aricyo cyanyuzemo Sekibi aza gushuka Adamu na Eva. Gusa ibi ngibi si byo ngamije, ahubwo nk'uko biri bivuga ubundi ivuga yuko iyo nzoka nutanga kuyibona uzayimena agahanga, gusa ngo nayo nigutanga kukubona izakugenza uko ishaka. Ibi ngibi byose ushobora kubibona muri biriya bishatse. Gusa ibyo ngibyo twese tugenderaho, izi nzoka tukazigera abanzi bacu, tukumva yuko ari ikintu kibi cyane ku buzima bwacu. Abahanga kuturenza, abafite ubumenyi mw'ibi ngibi, si igitangaza yuko izi nzoka tuvuga utya uruhu rwazo ubona rukoreshwa hakorwa ibikoresho byinshi kandi bihenze kurenza ibindi ku isi. Ibi ngibi bishobora kuba bigutunguye. Nge ndi Honore, ikiganiro kinini byimbitse. Nkushimira kuba ugikurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze hano hantu, ntugende udakoze subscribe, kuko byonyine umenye ukura aha ngaha ni akabando k'iminsi izaza. Wigende udakoze subscribe kandi usharinga n'aho hose waba ushobora kugeza, kuko iyi ni isoko uvomaho ubumenyi wabuze ahandi. Katuvuge ko iki kinyabuzima mvuze gitangaje. Kumva iyi nkuru ngo uruhu rw'inzoka rukorwamo imyenda. Ibi ngibi nk'uko nabivuze koko byaba ari byo. Bimwe mu bikoresho biri ku isi bihenze mw'iyi myisi, byambarwa n'abahanga, bikambarwa n'ibyamamare, bikambarwa n'abafite ikofi cyangwa n'abafite icyo bafite ku iki gihe. Iyi myenda nta yindi ni ikorwa mu ruhu rw'inzoka. Ese koko si ukubeshya? Mu bihugu byaza byinshi bitandukanye nka Indonesia ndetse na Thailand, ubu ni ubworozi bumaze gutera imbere cyane, ubworozi bw'inzoka. Kandi koko si ibyo bihugu gusa, kuko ubu bworozi butuma igihugu cya Thailand ndetse na Indonesia biza mu myanya ya mbere mu bihugu byoreza inzoka. Ubutaliyani bugakurikiraho, Ubufaransa nabwo buri hafi aho. Ibi bihugu byose koko nk'uko byumvishe mu bworozi bw'inzoka biteye imbere cyane. Wakibaza ngo ibi bigenda gute koko? Ibyo byaje kwaguka nyuma y'inganda n'abahanga muri fashion, aho byatekerejwe bakibaza tubundi ibi bintu byaturutse he, byakorwaga gihe ki? Nk'uko mbivuze, ibi ngibi bifitanye amateka maremare n'igihe cya kera cyashize. Mu myaka y'ibinyejana byinshi ishize, ibigaragaraho kusanga ngo abami benshi ba kera, cyane cyane nk'abo mu Misiri, ngo inzoka yafatwaga nk'ikintu kirenze cyane, kubw'uko uruhu rwaho n'ubundi nk'ibisanzwe bicaga inzoka zo mu gasozi zabaga zarakuze cyane. Impu zazo bakazifashisha bakora nk'imyenda y'abami cyangwa bakayikoramo imitako ibishatse kugaragaza ubudahangarwa cyangwa ndetse n'ubuhangange bw'ubwo bwami bw'uwo mwami. Kandi nanone ngo iyi ni imwe mu myambaro cyangwa ni bimwe mu bikoresho byakoreshwaga bakora nk'imyenda ngo y'abapadiri cyangwa abandi bakomeye mu iyobokamana, ibigaragaza ubuzima bwa kabiri. Ibi ngibi bigaturuka yuko inzoka yiyuburura. Ibyo bigatuma rero bavuga ati hari ubuzima bwa kabiri. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane, kandi koko ibi ni byo. Gusa ubu nawe ndabizi wisugira amatsiko, uribaza uti koko izo nzoka zeba zisute zingana ute? Ko akayo kanyambona kaba nta na metero ebyiri gafite, uruhu rwako buriya rwakorwa mu ikote umuntu wakambara ute? Gusa nk'uko bitekereje si n'ikote gusa, hari amabage cyangwa ibikapu, inkweto, imikandara, amajakete. Ibi ngibi byose ni bimwe mu bikoresho bihenze cyane byambarwa nk'umuntu utari we wese hano ku isi. Gusa abantu bimaze kugaragaraho babyambaye ibi ni nka Rihanna. Abasore cyane cyane bo mwabera bihugu bya Amerika nka New York b'abastari bakunda kugaragara imyambaro bayambaye kuri stage ahazi nk'urubyiniro. Gusa sabo gusa, kuko na Kim Kardashian nawe yigeze agaragara ku rubyiniro iyi myenda yambaye. Kuko ibi ngibi utarabona umuntu wambaye imyenda ntiwabyemera. Gusa iraba impamvu yo kuguma ku iyi video ukabikurikirana akantu ku kandi,
kugira ngo ukuri ukumenye. Ubundi ibingibi bitangira inzoka zororwa, kuko urwego rw'isi cyangwa urwego mpuzamahanga rushinzwe kurengera ibidukikije ndetse n'ibinyabuzima biri mu bibazo cyangwa biri mu kaga kuko byakendera. Iki kigo cyemeje yuko nta nyamaswa yo mu gasozi igomba kuzongera kwicwa, kuko mu bihugu byaza nk'uko nabivuze inzoka zari zigiye kumarwa zicwa, bagakuraho impu bakazikoresha mu nganda zabo bakohereza mu Burayi na Amerika bagakoramo imyenda. Gusa rero ibingibi byaje gutuma abahanga cyane cyane bo muri Aziya ndetse no mu bihugu bindi byenda kwegera muri Afurika, ibingibi baragenda babigira umuco korora inzoka, aho usanga inzoka bwa mbere zororwa, nyuma yo kororwa bakazikuraho uruhu, urwo ruhu bakagenda bakarwoza mu mazi meza bakoresheje n'isabune, rugasigara rufite isuku. Igikurikiraho niyo bita desigreasing. Ibingibi ni ugukuraho amavuta y'imyanda iba ikiruriho, aho bakoresha uburyo butandukanye bakarukuraho amavuta yarwo ndetse n'ibinure. Uburyo bwa gatatu nubwo bita tanning, aho bashyiraho imiti vegetable cyangwa chrome tanning. Iki ni ikinyabutabire bita chromium sulfate, aho bagikoresha kugira ngo uruhu rukomere kandi rutangirwe n'umwanda rutangizwa nawo. Uburyo bwa kane babwita drying, aha naho usanga urwo ruhu nyuma yo kurukuraho ndetse bakarwoza bakanarutunganya bagakuraho n'amavuta, barwumisha neza kugira ngo rugume rufite umwimerere warwo. Uburyo bwa gatanu bakora icyo bita coloring or oiling, aho barusiga bara ndetse n'amavuta kugira ngo rube rufite isura nziza kandi rudashya. Icya gatandatu nicyo bita finishing, aricyo tugiye kuvuga, aho rutunganywa neza hanyuma rukavamo imyenda, inkweto cyangwa ibikoresho bya fashion nk'uko twabivuze. Komeza utege amatwi wiyumvire ibikurikira. Nk'uko maze kubikubwira, nyuma y'uko ibingibi byo korora, kwita ndetse no kurwo ruhu no kurutunganya neza kugira rubashe kuba rwakoreshwa, nk'uko nabikubwiye inganda nyinshi tuzi zinarenze muri iki gihe nk'urwo bita Gucci, Louis Vuitton ndetse n'undi bita Hermes. Izi zose ni inganda zo mu gihugu cy'Ubufaransa. Izi ni zimwe mu nganda ziteye imbere mu gukora imyambaro kandi ihenze ku isi. Izi ni zimwe mu nganda zirwanira izimpu kugira ngo zibashe gukoramo imyenda ihenze. Gusa koko impamvu ushobora kuba utarabonesha amaso yawe imyenda nuko biragoye ko ari umunyarwanda wabigondera. Gusa kubw'uko ubu buryo bwo korora izi nzoka buhenze cyane kandi bukaba bugoye, hari ubundi buryo bwiganyijwe bwo kuba bakora igisa nk'uruhu rw'inzoka rufite nayo mabara ariko bitari umwimerere, aribyo bita fox or print snake skin. Ibingibi bigaragara aho usanga byonyine ngo umwenda ukoze mw'icyo kijya gusa nk'uruhu rw'inzoka kiganyijwe ugura hagati y'amadolari 100 ndetse na 300. Ibishatse kuvuga ari hagati y'ibihumbi 140 ndetse no 220 by'Abanyarwanda. Gusa ngo nanone icyo bita ganen cyangwa se urundi ruhu rw'inzoka ariko narwo rutari umwimerere nk'ubusanzwe, ugasanga umwenda ukoze mu ibyo ngibyo ushobora kuba wagura hagati y'amadolari 1600. Ibishatse kuvuga ko arasaga miliyoni 2,240 by'Amanyarwanda. Gusa uruhu rw'inzoka ngo urwanyarwo rurenze cyane cyane nk'imyenda yaturitsemo yakozwe n'uruganda rwa Gucci, Louis Vuitton ndetse na Hermes. Iyi ni imyenda ishobora kugura hagati y'amayero 1,500 ndetse n'ibihumbi 13. Aya nahwanye na miliyoni 2,325 by'Amanyarwanda ndetse na miliyoni 20,n'ibihumbi 150 by'Amanyarwanda. Amafaranga biragoye kuba wayumvisha ubwonko bwawe ngo ugiye kugura umwenda ukoze mu ruhu rw'inzoka. Gusa koko ibi ni ukuri kandi nawe nizeye yuko wabyumvishe. Gusa nanone nibigutungure wumva ngo nk'umukandara cyangwa igikapu cyakozwe muri urwo ruhu kigura hagati y'amadolari 200 ndetse na 800. Ibi ni ibihwanye n'ibihumbi 280 ndetse na miliyoni 1,120 by'Amanyarwanda. Gusa koko ibi nibyo bikoresho bito birimo bishoboka, no mpamvu wumvishe ibindi bihenze bigura ari mu mayero 15,000. Gusa koko biragoye nanone kumva ko kukuntu iyo nzoka yaba ingana cyangwa iyo yaba ariyo cyangwa aho yabituruka. Gusa koko ntugire ubwoba, ibigaragaraho bavuga ati
inzoka zishobora kuba zikoreshwa mu buryo nizo bita python, aho bavuga ngo inzoka ya mbere ikenewe cyane bakunda gukoresha ni inzoka bita reticulated python. iyi nzoka iba ifite hagati y'ibiro 50 n'ibiro 160. izi zikunze kugaragara muri Indonesia, Malaysia ndetse n'ahandi, aho ngo iyi nzoka usanga ifite hagati ya metero 5 ndetse n'10, gusa ngo n'izifite metero zigera muri 12 zige zigaragara. byonyine kugira ubyumve neza, uze gufata umugozi cyangwa ikamba ya metero 12 uyirambure. muri comment uzambwira ahantu iyo kambi izabigera, utekereze. iyo nzoka rero ifite izo metero ni 160 kwingana. gusa nanone hari ubundi bwoko bwa kabiri bw'isi nzoka, ubwo bita Burmese python. ubu ngubu ngo ni ubwoko bw'inzoka baba bafite hagati ya metero 3 kugera kuri 6. iyi ngiyo ngo usanga ifite hagati y'ibiro 30 na 90, zigakunda kugaragara mu gihugu nka Thailand cyangwa Vietnam. ibi ngibi nanone si bihagije, kuko hari n'izindi zikunda kugaragara nko muri Afurika bita ngo African rock python, zifite hagati ya metero 4 n'6. ngo izi ngizi ukunda gusanga cyane cyane zifite hagati y'ibiro 40 n'ibiro 90. izi zikunze kugaragara muri Afurika, kandi zikaba zifite uruhu rukomeye cyane. izindi zisigaye nizo bita ball python. izi zo ngo zigira hagati ya metero 1 na metero 1 n'igice, cyangwa se metero 1 kugera kuri metero 4. gusa ngo iyi ngiyi ushobora gusanga ifite hagati y'ibiro 1 ndetse na 3. izi zo koko ni Nyafurika. urumva naho zihuriye n'inzoka y'umunyaziya wo muri Indonesia. kuko mba ndimo nkubwiza ukuri, nta kubeshya ndetse nta nikosa ngira. gusa kuko nkuko nabivuze nongeye kubigusubiramo kugira mbihamye, nuko igihugu cya mbere mu korora izi nzoka ari igihugu cya Vietnam, naho igihugu cya mbere kirenze mu gukora iyi myenda ni igihugu cya Thailand. niyo mpamvu bigoye cyane kuba wabona umwenda wanditseho made in Thailand. gusa koko si uko iki gihugu kidakora, ahubwo gikora bimwe birenze. njye ndi Honore, ikiganiro cyo n'imenya byimbitse mashimira kwa mukurikira. ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka urakagumya uzangaha wivomera ubumenyi, ntacyo mba ntabahaye, n'ibirenze binzabibazanira. ciao ciao.